Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri iyi nkuru y'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu wigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'ishyaka RDI ejo kuwa kabiri yinjiye ku mugaragaro mu mpuzamashyaka MRCD iyobowe muri iki gihe na Paul Rusesabagina. Bombi bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye i Buruseli mu Bubiligi. Mugenzi wacu Edi Rwema yaganiriye na Twagiramungu amubaza ibikubiye muri aya masezerano n'icyo bifuza kugeraho. Tumaze imyaka 25 hanze. Muri iyo myaka 25 twagiye tugerageza ku buryo bwose twashyiraho amashyaka, ariko dushaka gushyiraho ishyaka rimwe abanyarwanda bose bashobora kujyamo mu by'ukuri, ariko byarananiranye. Niyo mpamvu rero twasanze duhuje ibitekerezo, noneho duhitamo kumvikana ko twashyiraho icyo bita platform, no kuvuga ikintu kimeze nk'impuzamashyaka. Icyo duhurijeho twese ariko habaho ubumwe bw'abanyarwanda, haba mu gihugu haba no hanze, cyane cyane ariko abo hanze twumva ko kugira ngo tuzatahe iwacu mu Rwanda cyangwa se tuvugane n'ubutegetsi mu Rwanda ari uko twashyiraho iyo mpuzamashyaka. Ni ibyo ngibyo, nta bindi cyabiteye. Iyi mpuzamashyaka Bwana Twagiramungu siyo ya mbere ivutse cyane cyane mu mahanga. Igishya iyi mpuzamashyaka winjiyemo gitandukanye n'ayandi mahuriro yagiye ashingwa cyo ni ikihe? Igishya nuko harimo amashyaka numva afite ikintu cy'injyana mu byerekeranye na politiki. Ikindi gishya nuko dusesengura neza ubumwe dushaka ari ubuhe, nuko dushaka ko amashyaka yose nayo ya mbere yagiye agerageza yaza tugashyira hamwe. Ariyo mpamvu twavuze ko niba dushyizeho iyo mpuzamashyaka tukaba tuyarimo turane ntabwo bihagije, tugomba no gushaka andi mashyaka. Bwana Twagiramungu, abakurikirana hafi politike cyane cyane yo mu karere bavuga ko bigoye cyane kugira ngo umutwe wa politike cyangwa se impuzamashyaka ya politike ibe yakorera politike hanze itari mu Rwanda. Mwaba muteganya kuzajyana aya mashyaka yanyu mu Rwanda ku rubuga rwa politike? Birashoboka ko no gukorera hanze byashoboka ko ayo mashyaka agira agaciro, cyangwa se iyo mpuzamashyaka yagira agaciro. Ko nibwo bwa mbere noneho tuzaba dushyize hamwe, niba ayo mashyaka yandi aramutse yimiye ko dushyira hamwe twajya mu Rwanda tumaze kwerekana porogaramu uko iteye kandi tukayumvikanaho na leta iri mu Rwanda. Ntabwo dushyiraho ayo mashyaka kugira ngo tuzagume hanze, tuzashyizana ibitekerezo dusabe guverinoma y'u Rwanda ko dushaka gutaha iwacu. Ibyo rero niba byanga nuko bazaba bavuga ko tutari abanyarwanda hari, ariko numva bagombye kubyemera. Twagiramungu, mwakunze kumvikana kenshi ko mudashyigikiye ikoreshwa ry'ingufu gukuraho ubutegetsi. Iyi mpuzamashyaka mugiyemo ifite umutwe wa gisirikare wifuza kuba wakuraho ubutegetsi buri mu Rwanda bakoresheje ingufu. Ni iki cyahindutse kuri wewe? Kuri jewe nta kintu cyahindutse, ndacyakunda igihugu cyanjye kandi nshaka abanyarwanda bagira ubumwe nyabwo. Twebwe turashaka gutaha iwacu. Niba tudatashye iwacu ku neza, umuntu akatubwira ko uko tugomba gutaha ari ukugenda tukamupfukamira, twakwanga akajya turasa ku manywa y'ihangu, tuzakora nk'ibyo yakoze. Harya we ko mutamubaza icyatumye afata intwaro akajya mu Rwanda agafata igihugu, kuki se twebwe tutabikora natwe turi abanyarwanda? Ntabwo rero numva ko umuntu yafata igihugu nk'aho ari isambu ya se cyangwa se umugabane yahawe n'umwami akumva ko yategeka ibintu uko yishakiye. Turi abanyarwanda, turashaka kujya iwacu kuri kondisiyo twamuha akazemera. Atazemera tukarwana nk'uko nawe yarwanye. Sinumva icyo umuntu agomba kubitinyamo rwose, ngewe numva ari uko nguko bimeze. Bwana Twagiramungu, iyi mpuzamashyaka MRCD winjiyemo, umuyobozi waryo kuri iki gihe Bwana Paul Rusesabagina, leta y'u Rwanda muri iyi minsi isigaye imufata nk'aho ari umuntu uteza imbere urugomo n'iterabwoba, ndetse bakaba baranamushyiriyeho impapuro zimuta muri yombi. Gukorana nawe wumva nta kibazo bizakugiraho wowe nka Twagiramungu nk'umunyepolitike? Ngewe ntabwo numva ibyo bintu byagombye kuntera ubwoba. Ibyo bazamukorera nanjye bazabinkorera, ni ukufatwa tugafungwa wenda mu bihugu turimo cyangwa se bakatujyana mu Rwanda. Ngewe ntabwo mbitinya namba. Igihugu ni cy'abanyarwanda twese. Bashyiraho impapuro batazishyiraho, icyo dushaka no gutaha. Uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro, tuzamurwanya. Ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje. Tugomba gutaha iwacu byanze bikunze. Iyo bidashoboka ku neza, bizashoboka ku buryo bw'intambara. Bwana Twagiramungu, muri mpuzamashyaka yanyu ni iki mwifuza kugeraho mu gihe cya vuba cyane? Reka nkubwire icyo dushaka. Abanyarwanda ari abari hanze,
abanyarwanda ari abari mu gihugu barashaka amahoro ashingiye ku bumwe. Tuvuga ururimi rumwe, mu mateka yacu twarashingiranye, dusenga Imana imwe, nta kintu na kimwe tudahuriyeho cyatuma tugomba kubana mu gihugu cyacu. N'ibyo ngibyo nta bindi navuga. Faustin Twagiramungu, umuyobozi w'ishyaka RDI Rwanda Nziza, akaba yarigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Urakoze cyane nawe kuba wampaye akanya ko kugira ngo tuganire.